November 15 15 z'ukwa 11 ubwo mba ngezeyo tariki y'amateka tariki y'amateka eba 15 2009 almost ubwo nakiriwe na husband of my auntie yitwaga Ndagijimana Mathias, nawe yari n'umunyarwanda nawe yize Butare na za Senegal yarahize. Ubu ngubu no RN ni ibishuri biga muri Amerika. Ubwo ntangira gukina n'umupira mpira ndawukina pe, abanyamexicani ndabakinira bakandukiye nkabakinira, n'abanyafrika nza guhura n'amakipe y'abanyaliberia nabo turamenyana, ba Patrick muri Jamaica turamenyana, abanyasudani umusitari gutyo. Ariko tante wanje icyo gihe mwe mukibana na tante tukibana, ariko tante we akaba adashaka ko nyina football, wagati football muri Amerika akumva ko jewe we yarafite ikibazo cyuko kuko nyina football bazajya bankoresha mu byo bwenge, ariko nubundi kuko nakira football byo bwenge nyine bamaga ibyo bwenge nkabikoresha nyine nkanakina. Yes, hanyuma tubwire kuko no biba biteye amatsiko cyane, nanjye ubwanjye binera amatsiko. Homeless, umuntu utagira haba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abaye mu buzima bumeze bute? Nararaga ku rubaraza, haza kuba igihe noneho mu gitondo ko urumva nagombaga kuzerera ngo nshaka icyo kurya, nabwo kuzerera nsabiriza. Ndabyibuka nafashe igipapuro nandikaho ngo igipapuro kinini nyine nkuko wafata igipakarite, nyandikaho ngo help me, nkahagarara ku maferuje ku maferuje nkacungana nuko urabona yize kuri feruje hazamo icyatsi ugakomeza, hazamo redi ugahagarara, nkacungana na redi ya modoka ije ihagaze irindiriye intu ahita mwereka igipapuro ikintu ntavuze nta kuvuga, ukagera ukamwereka agakikoramo rari dollar nafite ikintu nyine bakiriramo, nuko nabagaho ko ndabyibuka. Iyo nabaraga nk'icyumweru nakaraba byabaga ngombwa ko shaka nko ku kibuga, urana bibuga byo muri Amerika biba bifite amatiyo mu butaka, ibyatsi byabo barabivomera, ngacunga yuko bazavomera bya byuma bya bwatsi bafungura amazi bavomera ibyatsi nyine ku kibuga, amazi nyine aturuka, urabona amazi aturuka mu butaka mu bitiyo barafungura akazamuka nyine anyanyarira hose, ngombwa ko ncunga igihe bazajya koza gusukura kibuga cyane ubwo kucyoza ibya byatsi kubivomerera ya mazi, bikaba ngombwa ko nanjye zaba ariho nzakaraba. Toilette y'ubwo ngubwo nacungaga nkinjiramo, nabonye iyo hambaga nabashaga kujya no muri toilette, ariko byabigabijwe ko wakwinjira muri toilette nta kintu ufite cyo konsome. Ubwo byabaga ngombwa ko ningira ikibazo cyo mu nda, mfata ishashi nkajya kwestinga muri garabishi nyine mu kajugunya muri puberi, nuko nabagaho. Just for the USA people, even if we are in these days, but I hope we are together, man. We are together in spirit, you know, in mind, talent, man. Just when you sit down, you go be humble. Don't sit down, man. Just the best for me, the best for you, man. You do for me, not do for you. You know what I'm saying, man? That's what I say, man. To everyone, man, you gotta see, I see you. No, you see me. Right. Okay. Ubundi nko paringa my life here in Rwanda and the USA, sanga nubundi ndi homeless person. Ariko wenda kuba ndya cyangwa se nkanywa naho kuryama, namwe murayibona, ni umugabo wamaye ahantu ubuyede nyine urabubona nyine, yamaye akazi nkora ibyo bibiri, wenda kabasha kugura ubwo bugari n'inyanya wenda n'intoryi wenda n'inyama, ndagiye ngura n'ikiro cy'inyama nta kibazo nkisana. Yes, ibihe byiza, reka twongere tubasuhuze mwese mudukurikiye muri kano kanya, twizera ko mukomeje kugubwa neza. Nongeye kubaha ikaze abantu badukurikira muri mu bice bitandukanye by'isi, mu Rwanda,
mu ntara enye z'u Rwanda ndetse n'umujyi wa Kigali n'abari muri za diaspora zose nuvuga ngo ni mu ntara ya gatandatu yacu no kuvuga bya bihugu byo hanze ariko babirimo abanyarwanda batwumva n'abarundi n'abari bose batwumva ngende Jado twishime yini Iris TV uyu munsi rero twakoze urugendo rimwe ibirometero ntari kwibuka neza ariko ni mu ntara y'amajyepfo y'igihugu cy'u Rwanda turi mu karere ka Ruhango by'umwihariko ni mu murenge wa Byimana. Uyu munsi tuje kuganira n'umwe muri bano bagabo n'uyu mugabo muri kubona n'uyu mugabo muri kubona ariko dufite n'ibiganiro byinshi tuzakora muri kano karere kuko tugenda tureba impande mu bice bitandukanye by'igihugu. Hanyuma rero uyu mugabo reka mbanze muramutse ubundi nze mubabwireho gatoya impamvu twahisemo kuganira nawe byimbitse. Afite story idasanzwe ndetse afite uburyo ki ateye nabwo nabonye budasanzwe. Turaza kugenda tubibona mu kiganiro turakura mu kijambo mugabo we. Okay, mukomere cyane. Ndishimye cyane kongera kuba turi kumwe. Egera mikoro neza abantu bakumve. Almost ndishimye cyane mukomere. Okay. Ndavuze ngo ufite ukuntu uteye bidasanzwe kareneza nkubaza ngo kuki ndi kubona imvi nyinshi ese ugeze mu myaka mikuru ati wa happy dina cyari muto n'iby'umuryango. Buriya rero nahise ngira amasiko nibaza ufite ubungu imyaka ingahe? Imyaka yanjye ni 41. 41. By the way umuntu ufite imyaka 41 nta nubwo yakaba yagira imvi zingana gutyo. Ariko biratangaje nyine. Ariko buri impamvu nanjye naje guperereza. Bambwiye ko Karwera ari umuntu waduhaye kugira izimbi. Karwera ni umunyamuryango wanyu sogokuru ni musokuruza byanyu. Buriya bavuga ni nyembwira we bavuga grandmother ubwo ni nyogokuruza. Yes. Hanyuma rero banze tubwire amazina yawe ninde tugiye kuganira. Okay, amazina yanjye mu Kinyarwanda bamamagara Mujyambere Eric Tindo nagatazirano ni izina ry'igisekuru cy'umuryango ariko ntago byanditse muri public official identity. Okay. Gusa ni izina niswe bita alias. So ahantu turero twica ahantu bita ku Muzabibu na ahantu heza cyane hamwe mu duce twizano muri Byimana muri Ruhango ushobora kuba wagira unaniwe ukaba waruhukira ukaba wafata amafunguro ni ku muhanda ni ku muhanda ni heza cyane niho twicaje n'umugabo kugira ngo tuganire. Reka rero se nkuba introducing aho gatoya mbabwire impamvu twahisemo kuganira nawe ngira ngo tujya twumva story nyinshi z'abantu baba muri za diaspora zitandukanye cyane cyane abavuye US bakaza katubwira ubuzima bwaho akatubwira imibereho uburyo bashakamo amafaranga ndetse abenshi bakanayabona bagakora ibikorwa byinshi hano mu gihugu. Uyu mugabo numwe mu ba diaspora ariko amaze iminsi wenda aza kutusobanura neza ari hano mu Rwanda ariko noneho akaba yarabaye mu buzima butandukanye bwo wenda mwe mushobora kuba mubayemo aho ngaho. Ibyo turaza kubireba kuko tujya twumva ngo muri za diaspora cyangwa se mu bihugu byateye imbere habaho aba homeless babantu baba bagenda ku mihanda batagira aho barara abagira ibibazo bitandukanye ndetse tukumva ko ari n'abantu badipotinga nuvuga ngo nukugufata bakakugarura muri Afrika kubw'impamvu runaka. Uyu mugabo twicaranye byamubaye yaza gusangiza mu mateka urwo rugendo. Ikindi nubwo mu mureba gutya n'umwe mu bagabo navuga ko babanyabwenge kuko yize mu bigo bikomeye nka École de Sciences ikigo gikomeye cyane kibano muri Byimana ndetse niba ntibeshye yize na kaminuza hano mu Rwanda ho gato uraza kubidusobanura uburyo bwimbitse. Surumva rero kutoroshye turakwakire kuri Iris TV tujye kuganira kuri urwo rugendo turebe se uvuka waje kwiga amashuri gute waje komeza muri Amerika gute waje kugaruka gute ubuzima bumeze gute ubu ngubu n'urwo rugendo riko rwumva neza. Mbere na mbere mbanze gushimira mwebwe mwitanze kugira ngo mutumwanya wanyu mungereho. Ibyo nibyo cyambere nishimira. Icyakabiri nshimira nabari ababasha cyangwa se abazabasha kuba babona iki kiganiro turi gukora. Yego. Cyangwa se ubu butumwa. Cya gatatu n'urukundo dufitanye. Natangira wenda ese urubatse umugabo wubatse bura ndegarago ingaragu bavugite ingaragura cyane celibateri anyikira numva kira basereza ngo abantu bagize mu myaka ikuze batarashaka ngo babita abahungu ako buragiwe buranshatse navuga ko ndi ingimbi oya ingimbi mu Rwanda nkuko amategeko abiteganya zaziri nako urubyiruko baba bari munsi y'imyaka 30 ingimbi zo babana bakibyiruka anda 20 bari muri adolescence. Yes adolescence ubwo rero umuhungu ndi muri adulti ubwo ndumva ari adult
ndi data person. uri muri adati. Aha tubwire rero wavukiye he wundi? Okay, murakoze cyane. Ubundi jewe navukiye mu karere ka intara y'Amajyepfo, akarere ka Huye, umurenge Mbazi, umudugudu ni akagari Mutunda, umudugudu Ruryango. Yego. Abantu bibanyu turabashuhuje. Bakomere cyane, ndabashuje cyane, mukomere cyane yambi. Hanyuma tubwire background y'amashuri yawe, uko aho wayize, ukaza no kwisanga muri École de Sciences, ni ishuri rizwi hano, umuntu wese wahize ngira ngo abantu bamuha icyubahiro akwiye kuko ritanga ubumenyi buhagije kandi bunoze. Okay, that's question you ask me is easy. Kubera ikibazo mbaje kiroroshye. Mbere yuko wenda ntangirira mu by'Imana, hari ahandi nabaga. Kurumva umugabo w'imyaka 41 byanze bikunze hari ahandi yabaye. Yes. Mbere yuko nza mu by'Imana ntarajya mu myaka, je naje kwiga mu by'Imana mvuye Bukavu. Ndakurogoye buriya? Oya, nta kibazo. Bukavu niho wakuriye cyane, ho yiza amashuri abanza? Bukavu. Amashuri abanza yanjye ya primaire nayize aho bita ku Nkubi. Ni kitwa Segiteri ya Nkubi kera mbere y'intambara ya genocide akora abatutsi. Bambabarire cyane. Ariko natangiye 8 ubwo natangiye kumenya kwandika. Ubwo ndabyibuka twigiraga ku rubaho nitushe. Hari umugabo wari musaza mitaga Evariste Havuga, Rurema Evariste yari musaza mama wigeze i Burundi, niwe wantangije. Angurira urubaho nitushe. We yarakuza azi n'ubwenge cyane, yari engineer icyo gihe. Anjyana gutangira. Antangiza ku ishuri rya primaire. Akubura primaire ndabivuga gutyo. Yes. Antangiza primaire, ndatangira mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, mu wa kane. Ku Nkubi. Noneho mama wanjye yitwa Kubwimana Vestina, nawe ndamushuje cyane mukomere. Turamushuje nawe aracyariho? Almost ari ahantu ariko ntabwo ari kwisi, ariko hari ahandi ari buriya. Noneho papa we yitwa Semana Normariho. Wariho? Afite undi mugore. Ubwo ankura ku Nkubi mwirango, icyo bitira mwirango sinzi ni warahatembereye. Ndahazi muri Butare. Na za Sahera na Kibirizi na Nyaruhengeri no kwa Banyamaswa. Anzana kwiga Isave. Sinze aho bita misiyoni. Misiyoni ya Save. Yari n'umwarimu Vestina wari mama Kubwimana. Yambyaye jewe mujyambere Ketindo, abyara Agenimana Eliane Batamuriza, abyara Munezero Clementine Janine, abyara na Egidia Kubwimana. Ubwo muri bane mwavutse muri bane? Twavutse turi bane n'agahungu kamwe. Ubwo ni jewe. N'abakobwa bane n'agahungu kamwe. Hanyuma twihuse wenda amashuri ya hano mu Rwanda, ubwo twihute tubwira aho waje kuyarangiriza ndetse no waje gufata urugendo no kwegeza muri US, kuko nekereza ko nifuza cyane kuza kutubwira ku buzima wabaye muri bihugu, kuko nibwo mfitiye amatsiko kandi nekereza ko n'abadukurikiye byanga bikunze ayo matsiko barayafite. Hanyuma amashuri yawe hano wavuye hano ugeze hehe? Ni ukuvuga ngo kuva mu Rwanda nari ngeze muri kaminuza arya National University of Rwanda. Muri UR. BUR. I was in bachelor's 3. Ubwo no kuvuga ni urugeze mu wa gatatu wiga bachelor degree muri Justice Ministry. Ubwo ni ministry wiga amategeko i Butare. Muri de science wayize muri Troncome. Niba ni hano secondaire ubwo twahise tutaruka, ariko nkiri hano hirya muri science nayize Troncome. Mika za biology, za chimie na physique n'ubundi busomo bwabagamo. Kubera nakinaga umupira bagate banga kundekura, ahubwo bahita bantransferinga muri école secondaire de Mukingi. SM bari hano hakurya nahoze nyibona. Niga ibintu bita wahabonye ko nta hantu heza cyane hubatse. Niga ubunyamuntu, ariko buriye tuvuze ubunyamuntu abantu bumva ko nyine ari ukwiga umuntu, ariko bara nta muntu wiga umuntu. Gusa ubunyamuntu ni ukuvuga ngo
imibereho cyangwa se muri rusange ukavuga uti umuntu abayeho gute kuri iyi si. Niho twigagamo ibyo bitaga filozofi, geography, psychology, history and logique na matematike gake za algebra zira inganyagaciro. Tukigamo na ibintu byerekeranye na economy. Ubundi twiga amasomo 6. Nubwo baje kubona Bruce ujya muri kaminuza. Bo donc ubundi ibintu byose byambeye ngewe nagize amahirwe menshi cyane. Ubwo nigaga muri SM ukora gukina umupira, hari ibintu byari byaratangiye kubaho bitaga imikino ya football by'uburere. Uziko mbere habagaho amakomine. Ubwo gihe niga muri cya gihe cy'amakomine ariko bashaka guhindura uburere, akaba amashampiyona. Ati icyari komine Mukingi, icyari komine Shyanda, reka tubihuze biba akarere, none bagakora amashampiyona. Ubwo abayobozi bayobaraga icyo gihe bambonyemo nk'umuntu uzi gukina umupira, cyane cyane nshimire Kidi, ndamusuza cyane ku Ntenyo. Ubwo ni hano ku Ntenyo, Kidi na Kiki bose ndabasuhuza. Ariko gihe nkaba nabaga i Kigali, mbona akaye gusuza abantu b'inyamirambo kuri 40. Abantu bakabusunza aho ngaho bose mbasuhuze muri Rio, nsuze na yu wahise Kigali, yabaye koca wanjye cyane. Ubwo rero nkikina baze kundokirita, bandokirise bajya kunyinisha i Butare. Noneho kunyinisha i Butare bo twakinaga ari uburere bwaho nyine muri Butare, cyari Shyanda, cyari Nyaruhengeri, cyari Kibi, cyari Kigembe, cyari Kibayi, urazanya Ruteje ngiyo nazanya ruguru hose. Dukinnye tuza guhura n'ikipe Nyanza. Nyanza turayitsinda. Aho ngaho ndasuzana koca bitaruremesha cyane kuko yabaye umutoza wanjye nakati bito mu Ntare. Baramfata banjyana muri Mukuru. Brusije bafatira kuri 5 n'ibice 4. None jewe ngira 5 n'ibice 3. Ngo nabuze 0.1. Ngo nibaza ikibazo. Ariko ntisigara ntekereza nti buri ubwo nabonye Bruse ko ndabyibuka ari nahise njya mu Kigali. Icyo gihe nabaga mu Kamenge Kigali ari umunanira mbere rabo ndabashuhuje. Ndazamuka hejuru mu Kigali pe. Ndicara ndatekereza se ko nabonye Bruse nzabaho gute? Zatungwa n'imirimo y'amaboko cyangwa nzabaho n'ubwenge? Urumvikana ko deja nyine nta mubyeyi nari mfite, nari jyenyine, bana bashiki banje ndipfubye na bashiki banje mbare bari abakobwa ko twari babiri. Undi mutoya bitageje dawe yarapfuye twaguye muri Kongo. We yaguye Bukavu ko nje nahungiye, nari narahungiye Bukavu n'imiryango yanjye. Ubwo bo basigaye na mama wanjye no yaguye na Vestina na nza bamwita Yohani, bose nibo baguye. Orisana. Ari nta kibazo. Aha tubwire rero Bruce kugira Butare yaje kuboneka gute? Ukuntu rero Bruce ukuntu aje kubona ubwo bumenyi rero. Ubwo turi gukora imyitozo muri Mukura Victory Sport, nibwo haje umukoca bita Peter wa kaminuza na zimu division zigitangira. Ubwo araza avuga ati kaminuza y'u Rwanda, National University of Rwanda, just want to go to the deuxième division. Ubwo nibwo azaga avuga remesha ati koca Mukura icyo gihe ese nta bakinnyi barimo bafite akadiplome nibrandi bazi no gukoresha ikaramu bakandika. Avuga ati hano barimo. Icyo gihe ndabyibuka nsuze na Haruna cyane, ukina mu equipe nationale. None niyo nzima. Barakinanye umupira muri hariya ku Gisenyi. Ndamushuje sinzi ashobora ko atanyibuka na barumami ndabasuza Andre n'abandi benshi cyane barumari. Ujye wegera mikoro kugira ngo tubumve neza. Ubwo bose ndabasuhuza. Donc ubwo rero kwisanga i Butare rero. Za kwisanga ndi ku kibuga cya stade ya Huye. Ubwo nibwo Ruremesha yabwiraga Peter ati hano hari abantu bize bashobora kuba bajya muri kaminuza bagakina umupira, kaminuza kajya muri première division. Peter Tese nta bafite amadiplome. Ubwo nateye urutoki ndi wa mbere ndabwanira rwose ndumva najya kwiga.
baratutwara batujyana muri kaminuza badukoresha amateste aho nsoze cyane na bakayiranga na bayive n'abandi bakiri nka badaruberi muri school n'abapasi cyane wirwamagana ndabasuhuza dukora teste dukoze teste turayitsinda baduishuri kaminuza barayinjiye 2006 ujya mu gashami k'amategeko 2006 twatangiye twiga perimu wa mwaka wa mbere twagitaga ngo ni ikibura mwaka batwigishaga indimi twiga kuri eso no kwitaba ubwo abo kwitaba bose mukomere noneho ubwo mbese wigaga banijiyemo yego banijiyemo gutyo 2006 ndibuka cyane nimero yanjye ari 09 yari 06 bare 19 nimero yihe y'umunyeshuri ubwo niyo uracyayibuka register number ya was 06 bare 19019 ni nimero yanjye muri kaminuza. Okay. Aha, kaminuza rero nibwo yahise ninjira muri deuxième division nawe winjiramo bw'amahirwe ruhawe nubwo wabuze bice bikeya utangira kwiga amategeko rero. Wahize imyaka ingahe? 3. Imyaka 3. Ugomba kurangiza ku myaka ingahe? Wavuye urangije? Nagomba kwiga imyaka reka da. Ugomba kwiga imyaka ingahe? Twagombaga kwiga imyaka 4. Ubwo gihe ni 3 ako muri 3 nakoze stage bitaga clinique juridique cyo gihe habaga inkiko gacaca tukajya mu baturage za cyangwa sumo na Kimana no mwirango na za Sahira no abaturage kugira ngo bajye kuri babyita urukiko kuri kuru bakaza twe tukabasobanurira mu mbera byombi tukabakorera dossier zabo kugira ngo batange amafaranga mu avoka tukaborohereza ariko natwe akagira kantu baduha tukira abanyeshuri twaya gutembera muri foko na ibisi bose bakomere na grasi na muri grasi kugira ngo rero uze kuva muri kaminuza ukomereza urugendo rwawe muri leta zunze ubumwe za Amerika US byaje kugenda gute dore rero ukuntu byakomeje no kuvuga ngo ngeze mu wa 3 byatangiye 2007 hari umuntu wa mama wari muri mama uba muri Amerika abita Arizona State muri Phoenix ariko basigaye muri abita Grenderi ako byose na Grenderi ni Siri Grenderi Siri na Phoenix ni Siri ariko State na Arizona yitwa Dafroza Musabyimana ni tante babyita tante muri mama we yabashije kuba ariyo ubwo nibwo yamamagaraga ndi kuri regitora nyine turi mu bintu by'amatepe dukora amatepe muri kaminuza mfite aga telefone gata ari telefone za tuvugana urazibona za kera izira twazikoreshaga ari aga telefone mutera yatanze ari telefone bwabagaho butoya nari mfite abaramamagaye ati Tindo bite uko Tindo bundi ni izina nyine ry'umuryango ntabwo ari y'abantu banyitirira nta nubwo ari kakura ubwo ni Tindo izina ryo mu rugo ni gisekuru naryiswe na sete mujyambere bitashyundo okay ubwo araguhamagara ati ndi muri abati bite atese uri nindi mu ishuri atese ufite access kuri computer ni cyane rwose nindi muri lab pe atifungura ujye muri Google wandikemo Google umusuze na Google cyane asiga akorera igisenyi mu matora namwumvise Google se ninde kandi ni umukobwa twiganaga ari inshuti yanjye nawe munini cyane ariko Google bivuga kuri Google wabo ni igitarama ariko ndamusuhuje ubu ngo asiga akora mu by'amatora za gisenyi ngi yego nuko ufungura imashine bigenda ufungura imashine ati rero andikamo ibintu bita visa lottery green card USA uko nanjye ndakirika nyine mbona formulaire nese nkora iki ubwo hari niba twibukije neza ubwo hari muri 2000 na kangahe was the 2007 abantu benshi batanamenye n'ibya green card betamenye ubwo ndandika ati formulaire yibona yes ati rwose ayisi formulaire ndayibona cyane ati andika amazina ibintu byose bari kugusaba ambaza ati icyongereza urakizi nubwo ndagerageza gacyase andika amazina mujyambere Eric kubw'Imana Vestina mama papa Semana Noroma sister Munezero Clementine Jiragira Imana Liane kuko ntago nari gukiraho Egidia kandi atariho we twamusize muri Kongo we ni hari tumusigaye
sibyo yego birumvikana ibyo ni ibintu byumvikana ati reference rero hari witwa Musabyimana Daforoze muri Amerika hari na Pacifique wo kwa Rugira Amandiri ubwo nawe yari US ubwo n'umuryango ati hari na Pacis n'abarise bose ngenda nshyiraho bafite abarisera famille n'abanyaribo na François nawe musuze cyane Kigali engineer muri Saint Paul komera cyane noneho atese babyemeye abona ko formule nayikoze kiro n'amashuri mfite nyine background ya history education ndangije kubisubmitinga bama agakopi ko byemewe biri confirmed mpita nkamwoherereza atoki atirindira nubwo hari twakoreshaga boîte postale ya kaminuza icyo gihe ubwo naje gushyiraho boîte postale ya kaminuza ubwo ndindira ko bazansubiza ubwo byari 2007 2008 bazana ibarwa banyemerera ngiye kumva numva baramamagaye nyine ahantu bashinzwe kwakira amabaruwa muri kaminuza muri bahita muri Batima hafi y'ahantu bitaga kwa Nyirarunyonga twariraga muri restaurant ariko iryo zina ni izina ry'abanyeshuri mu gikonari twamwitaga gutyo nawe ndamushoje cyane niba akiriho yari mukecuru akatugaburira neza gafiriti n'ututu duceri yego noneho ubwo ireteri barayizana bansaba pasiporo na icyo gihe ntabwo nari nasabaga mbere ubwo gihe bansabye pasiporo icyo gihe pasiporo twishyuraga 50,000 ubwo Daforoze Musabyimana abanyoherereje 50,000 ndagendana ka pasiporo hano Butare kuri Huye ahantu hasigaye hakorera akare ka Huye pasiporo yayo 2008 nishyura 50,000 ndayifotora ndayigumana ndabemera ko nyifite ndabibire ko mfite pasiporo ubwo basabaga background yawe uko hari formule bakorezaga muri iyo envelope ukuzuza ukanacuzinga ahantu uzakorera interview noneho nza kugira ikibazo ndeba ibihugu nsanga mu Rwanda ambasade y'Abanyamerika muri 2008 there was no USA embassy in Rwanda sure kuko byibuke neza ni abafaransa bari barayifunze ari kirimo akavuyo k'abacengezi yabaga muri Kenya ngiye yabaga Kenya yes ubwo nese chuzinga exactly Nairobi chuzinga muri Kenya nyine nkora formule ibyo basaba byo sabwa ndabyuzuza nohereze envelope bisubira muri Amerika abita Kentucky Kentucky niho bikorerwa barongera bazana indiretere 2009 mu kwa 11 was November ireteri raza harimo itariki nk'izingahe bambwa ati rero uzajye muri interview bigaragara ko nyine yetraje igaragaza ko nabaye chosen yes wabaye chosen ugomba go processing to get up in USA yes ubwo nawe nakabazo nawe ukibazeho ufite bashiki bawe babiri utunze ari wowe uri family person nibaza ukuntu ngiye gusiga bashiki banje nareba n'amashuri nari ngezemo mu wa gatatu ko ndabyibuka icyo gihe letter yaje wa gatatu November twari hari asiga isomo rimwe bitaga property law bayijana mu professor from Cameroon property law ni ibintu bye n'ubutaka nyene nabyumva ubwo mu Cameroon mu gihe geneje mu ishuri atangiye kwigisha bamamaga ndi mu ishuri umuzungu ubwo ni white person aramamagara white person ni wagomagaye baga telefone kararize ntero rutoki ni please teacher professor mu Cameroon nshaka gufata agatelefone ko muri kaminuza biremewe ushatse urasohoka nta kibazo kire kubone yabarahinda ariko mbere twebwe mbere n'agatabi ushaka yenda ukakamukongera kwicunzira muri university ukiga naba Brian mbasuze cyane ubwo telefone irasona jya kwita kandi ubwo nshyira nkanda yesi ni alo ati can you come please back in Nairobi ni almost nditayari ubwo nta kintu nabwiye umuntu nese njya hanze turaganira ati shaka ko kwa mbere ubwo yamagaye muri kere kwa gatanu ati kwa mbere ufata ugere cyangwa indege ukazana Nairobi noke nindirede ubwo yamagaye kwa gatanu ubwo kwa gatandatu ku cyumweru nagombaga byanze bikunze
kwa mbere mu gitondo uba kuyukane kajagwari ko ivyo ndabyibuka jagwari icyo gene yakora zajyaga Kampala na Nairobi Nairobi na Kenya ni Burundi kumukoni nabaga kumukoni abitaga kwa Butera Suze na Knowless cyane buriya nabaye muzi yabo Knowless Butera se umuhanzi cyane Knowless se bari bafite inzu Butare kumukoni nawe ndamusoje cyane akomere cyane muri style nuko ufata ba Bulldog ndabasoje ba Bulldog nabo murazi twaswe bigaruka inshuti yanjye cyane Bulldog buriya ni inshuti yanjye Nyamirambo kuri 40 the best so ufata bus Jaguar yawe byarakunze ubona tike urakomeza Nairobi ubwo haje kubamo akabazo nibaza ukuntu ngiye gusiga abasista banje birancanga ubwo nibwo nabwiraga abashikiranye rero mukomere murabizi ko intambara yaradusize sibyo simwe mwenyene nsize muzajya mubana n'abahari bajye babafasha bagira inama amerwa nari mfite nuko bashiki banje bari barakijijwe banasenga ntago biyandarikaga nk'aba bana tubona ubu ngubu biki gihe cyane cyane ko sigaye mbona n'iterambere risigaye yarageze kure ntago ari bose ariko bamwe na bamwe njya mbabona yes ubwo rero uraza gukomeza ugera Nairobi waje gufata niki cyaguteye izo mbaraga zo kuvuga ati reka mfata umwanzuro ndabasize nari mfite akamoto wari ufite akamoto afite akamoto katwaraga umuntu nyine nashakishaga ubuceri mfite akamoto nyine nahaye umumotari noneho umumotari nyine akamverisa ariko ari amafaranga yo kwirwanaho ariko iyo moto twe twareguriwe na tantite wacu da Froze tukayikoresha iyo moto ko ndabyibuka Clementine yigaga igitwe mu badeve Liliane yiga iruri nkagerageza kubageraho muri weekend abaho duceri noneho ubwo mbonye ibyo mbwira ese tubigenze gute ko ngiye iyi moto ninyisiga uyu muntu muzashoboka noneho mbagira inama ndabwira nti mureke ne kubasiga mu Rwanda hari umuntu twari twariganye hano kuri SM witwaga Jean Pierre akoriganaga na mukuru bitaga Gilbert iwabo ni Muhanga ubwo yabaga i Bugande ndamutelefona ndabwira ni wanshakiye inzu i Bugande ati nta kibazo ubwo nisibwo nahise ngurisha moto ndabyibuka nagurisha n'umugabo wo muri Nyaruteja nawe akomere cyane ubu n'umuryohe araryoshye uretse ko nakunda kurya imboga cyane sinzi impamvu nabagiye yihangana ufata umwanzuro wo kugendana na bashiki bawe ubwo bashiki bawe ndavuga sinabasiga jewe ko Imana yadusize gutya nta babyeyi dusigaranye ka papa wacu nawe yigire mu zindi gahunda ubwo nige nabo nibwo nabafataga turage nabasize biga noneho ko umwe yigaga mu wa gatandatu undi we nibwo yarakirangiza asiziye urumva ari umushomeri ngeze i Bugande mbwira Jean Pierre ashakiye inzu ndayishyura none bitane frada nawe sister narangiza kuko urumva muri Novembre icyo gihe barangiza mu kwa 12 hagati mbere yuko nohereza iba yego ubwo baranyumvira nabo bahita bafata amafaranga n'itikire y'abashakiye na passport nabo bahita bajya i Bugande gende muri Kenya nuriye nzi neza ko mbasize Bugande ubwo jewe nagiye muri Kenya njya gukora interview banci 700 by'amadolari ndabyibuka cyangwa n'amadolari 700 amadolari 700 $700 anja ahantu bita Imbakazi Imbakazi ni kuri cyicaro nyine cya USA Embassy ni Nairobi ubwo mageze nafite ubwoba cyane kucyo gihe nakoreshaga nawo gitabi wenda ne kuvuga mu magambo menshi ariko babyita marijuana numvaga mfite ubwoba bw'uko bashobora kunsangamo icyo byabwenge ariko muzuni yabyitaye marijuana ni ganja ganja marijuana nyine y'ibyatsi abakora abantu ubundi marijuana ni abasomali bakunda kurya ugakoreshaga ganja hari ibyo bahekenya ibyo marijuana ngira ngo reka two kubitinda ugira ubwo barasanga ibyo bwenge batume ntagenda nkuri iyo test nyikoze bampimye tuberculose suze na tibe
no tuberculose usuze nande tibe mubyara wanjye nawe aba mu Bubiligi ubwo nabashiki banjye bari muri Belgique mbasuze cyane bakomere nizere yuko byanze bikunze buri abari bubibone ba sister basigaye ba Belgique bari Belgique oh wow ubwo baza kutubwira n'ukuntu nabo baje kugerayo bari yo pe handi duheruka ugiye kubajyana i Bugande reka dukomeze urugendo kugira ngo abantu bakomeze gusobanukirwa story yose ubwo iyo test mba ndayikoze umuzungu rero nagwe yitaye ku itabi we yarebye amashuri nize areba physical bari ruva icyo gihe nakiraga na football urabona ko ndakanuka nk'ubu ngubu mbona nyine ubwo urabona ko n'ubu nawe uhamye nashota firize gacika ubu ntago wahamye simbizi ariko buriya nagerageza ako ndumva napasa noneho ubwo karagaciyeho nibwo naje gukora test babona ko nta gituntu mfite donc test zari negative muzungu ati nsubire mu Rwanda azamamagara icyo genda byibuka nagiye numva mbabara base muzungu usubije mu Rwanda ngo koko ibi bintu bizamira mbese watekereza ko nugira Kenya utazasubira ibyo numvaga ko ugeze muri Kenya nzakomeza none n'ishuri ndaritaye sinzarisubiramo uko ninsubira nzasanga n'ubundi mfite zero numva ari ikibazo ubwo nibwo rero nageragezaga ndavuga nti buriya reka njye mu Rwanda ndabyibuka nateze Jaguari ngeza mu Rwanda buracya mu gitondo nase rero umuntu umugabo bita Sharire tujya ahantu bita muri Fokibisi tunywa gacupa nkiva muri Jaguari noneho ati bite wabagaye ntemvuye muri Kenya ati amashuri nasize ntari ibintu ndimo bo tunywa gacupa bigira nka 8 z'ijoro rwose ndatanja kuryama basita ndabasanga icyo gihe ndabika nabazaniye naguze hari urabona televiziyo ifite ibintu bita amanyeto amanyeto urayibona naguze akamanyeto ngakora muri Kenya nkazana basista bagani akira akamanyeto mujye mugashyiramo muri bagafilime ubwo hagati abo basista bakiri tarabajyana ibugande ariko urimo urabashaka inzu n'abashaka inzu twabaga kwa butike utegereje wa undi muri secondaire ngo amashuri arangire ubone bagende aha okay baje kuguhamagara rya rero ku ubwo bwa ndeka nkigera ino ubwo bwarakeye nawe nari nkwe agacupa mu gitondo cyaka agatelefone korongera karaje ati banguka cyane ati subira ki Nairobi ubwo gahunda ziba ziragaze Bastani rero ubu ngubu baramagaye ndagiye icyo gihe ntibarize ntago barize ahubwo barasengaga turasenga ku mutima ndabwira nti nihangane buriya hari icyo Imana ishaka kuzadukorera ati sawa ndacomoka ubwo mbasigira bo babiri n'umungu w'inshuti yanjye twabanaga twiganaga tubana ndabwira rero ubu ngubu baye musaza wabo ubwo zabandebere baye bashiki bawe nawe musaza wabo ngiye mumbabare kuko simari ndigendeye ndabyuka mu gitondo ndagenda ngeze Bugande ngera muri Kenya ndara ahantu nacumekaga ku musaza bitaga Karandinga abita Kidurayi 44 Nairobi bavuga ururimi rw'Igikuyu buracyanjya kuri ambassade ntanga passport bati uzagaruka ejo nanone mu gitondo nsubiyeyo passport bahita bayikubitamo ikintu bita visa nicaye ku muhanda mbimaze mbitekerezaho ubwo mpita mpamagara nyine ba Minani na Badaforoza na Nyirimana ariko Nyirimana Bosco nawe ni musaza wanjye we yakoreraga i Burundi icyo gihe yaje gupfa yishwe n'umutima nawe Imana inkuru kuri dashira mukunze ku mutima cyane ko ni musaza mama yakoze yarashinzwe igatagara niwe wakoze kira kigo cy'Igatagara niwe wakiyoboraga mbere hari abantu benshi njye numva kuri radio bamushimira ngo yajyanye hanze okay ubwo mba mbonye iyo visa rero ibaze nawe uri umuntu ubonye igipapuro kiriho ryabara uhita wibaza utese ubu biragenda bite ubwo nahise ntembera gakeya n'amaguru ntagagatagisi nisubira Nairobi mu mujyi ubwo rero mvuye Mbakasi ubwo ufite passport yarimo ufite passport yarifite ubwo mu telefone ya mutipe nese uri Kampala nese nzu wawe wayibonye ati ba sister se mbabwire baze ati nta kibazo ba telefone ba sister
ndabwira niko mbonye ibyangombwa amaze kuma visa tubigenze gute. ndabwira ni rero fata Janine Clementine nawe Liliane batamuriza mutega imodoka nawereje amadolari 200. icyo gihe amafaranga we wayakuraga? Amafaranga nahabwabwa na bene wacu nyine ba onkere Minani babi Burayi uko bagiye kera. Hari Minani usabye Fure Emmanuel na Dafroza na Pacifique. Ariko ubundi naguciye mu ijambo sogokuru wanjye yitwaga Mandeni Rugira ari depite kera. Ni sogokuru. Yari depite mbega? Yitwa Mandeni. Hari n'abana be bari i Kigali bitwa Barisa bakora muri za Sonarwa. Abo nabo ndabacuhuje. Ubwo rero ba sister babarateze bageze Kampala n'amadiplome. Ndabwira ni mwe muretse muziga i Buganda. Ubwo gende muri Kenya bansaba kuza i Buganda kugira ngo noruganize ibibazo byabo i Buganda. Ndabwira rigewe ntago nasubira inyuma pasiporo njye atagira umuninyaka. Aba yamfata akanyambura kuranyikomeyeho n'agacupa nakiyoroga icyo gihe. Ariko waruzi ubwenge bwinshi. Nari dodeye ku mufuka. Niyo nararyamaga abaga nyiryamanye. Yari imari ikomeye kuko kiriya gihe habagamo n'ibintu byo kufajyaringa bakaba bakuramo ifoto yawe bagahinduramo indi umuntu akagenda mu mwanya wawe. Ubwo nari ndindiriye itike wari maze gutelefone hanze ngira my family ni outside that I just received a visa to go back in USA. Banyoreza amadolari 2,000 ibaze. Ubwo nafite imyaka 29. Fata mu ntoki amadolari 2,000. Utagira ngo nubu ngubu najya kuyanywera. Nafite ubwenge habe ni 10 nariyemo kandi nabwo gitaba icyo gihe. Ariko ibaze ko nahise ngenda nishyura itike y'indege 1,300 Fly Emirate. Mitambuking. Ubwo nsigaranye 700. Cyakora naryoshye moda. Naryoshye mo Nairobi rumara n'ibyo dukoko twinshi cyane n'udufiriti. N'ama firiti nta kibazo. None nabastare kubwo nabo bari bageze Bugande nabo mbohererezaho ubuceri. Oherezaho nkangahe? Ntago nibuka ariko ndumva nje nuri indege nta n'ijana afite. Yose nasize Nyamaze. Gusa icyo nibuka nagiye mu rusengero ahantu fata korari kwa kundi uvuga uti 1/10 shimira Imana. Mbwira pastor mbabarira kuba iri muri repetition ndabwira nti ngiye kushimira Imana mbagurira agacupa ati ntago tunywa inzoga ariko ni ndabagurira fanta. Mbagurira amafanta baranywa na pasteri nanjye nzara agacupa je n'inkwera gatasika yo muri Nairobi. Ni kibaga tanga je iri ni ituro nanze none abwa ntingiye muri Amerika bandeba gateriko muri Kenya. None agatangaza muri kaminuza ni jeje nyine wavuyemo icyo gihe n'umukobwa bitwaga Sonia wawe hari Burundi. Niwe twajyanye waba Chicago. Niwe wenyine twajyanye muri kaminuza muri USA. Yari jewe mu Amerika bita Tindo na Sonia. Ditwe twenyine twagiye muri kaminuza. Urumva byanze kuze n'abandi bari barapuritse. Ako wenda ntago byakoze icyo gihe. Ubwo itike ndayishyuye ndabyibuka cyane hari n'umugoroba nka saa moya mvuye mu kabari baramperekeza basitanda batelefona. Ubwo nafite n'umukobwa twakundanaga bitaga Mutoni Dodine baramusize mu Rwanda yigaga muri kaminuza nawe nje no kugenda namutelefone mukura mu ishuri ndambwira ni zanungi mwana ndagiye ariko yihangane buriya niba Imana bishaka tuzakomeza tubane. Ati ndagiye US. Gusa ndabyibuka kuko ngeze no muri Amerika maze gufatisha ibintu byose amutabaga se ntuzane. Ubwo we yarahinduye imyumvire yamaze kwifatira undi byanze kuzumva afite fiance. Ntabwo atari ku wundi tubambabare ko aho ngaho n'abakobwa bahari ndishaka undi mukobwa aho ngaho kubwa ni benshi muri Amerika. Ati je nyihorera. Antreta ntago ngucimisha mbabarire ariko ndagira ngo menye icyo gihe twuko tugiye kwinjira muri indi chapter y'ukuntu wagiye US ibyo wasanze ubuzima bayemo. Ariko mbere y'uko wenda tunabyinjiramo ubundi wowe yumvaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika US wumvaga ari igihugu kimeze gute? Ese nkuko abantu ngubu usanga urubyiruko rw'iki gihe bashaka kujya muri Amerika bakumva ahantu hateye ubwoba cyangwa se ahantu nyine haryoshye cyane. Ku ruhande rwa mama nuko nabikubwiye. Ako ku ruhande rwo kwa papa descended father papa wanjye bundi
ibisekuru byabo bo bari barabaye muri Amerika. Noneho umwe muri bo urabona bano bajyanaga ari slaves people abacakara. Umwe muri maza gukizwa kubwa Martin Luther King. Akijijwe aza mu Rwanda kwigisha byarinde bitaga evangelization. Aza gushakana n'umuntu aba mu Rwanda abyara abandi bantu aribwo nkomokaho. Ari ukomoka ku ruhande rwa ku ruhande rwa papa kugena avutse bambwira yuko ibisekuru byaca benshi bari muri bagiye muri Amerika barabacakara. Ahangaha aribwo nakubwira nti wenda nk'inkomoko ya mbere wenda nk'umuntu umwe w'umwirabura muri Amerika nawe nka Morgan Tyson uri kirama kofi nakubwiramo wenda nka Tiger. Ubwo ni bamwe muri abo nkubwiye ari nabandi ariko abo ngabo ni ibisekuru byo kwa papa hano ku buhanda. Reka da nese abo ngabo bafite inkomoko mu Rwanda. Bafite inkomoko mu Rwanda. Tyson na Morgan uriya na Freeman. Morgan Freeman yaje no mu Rwanda mu minsi urabyibukeye. Bari ni ibisekuru. Ni ibisekuru. Ibisekuru by'iwanyu. Hano ku buhanda. Reka da yitwa Noroma. N'izina tubyumva. Noroma Semana. Ubu ni papa umbyara. Noroma. Isi umubyara akitwa Seti. Nanjye bakanyita Setindo. Tindo rero mukuru we yari umucakara muri Amerika nyine wababyaye. Ubwo we yaje yigisha yarakijijwe atanywa inzoga. We aza yigisha ijambo ry'Imana. Yaje mu missionnaire. Aribwo yashingaga itorero aho bita Imutunda mu murenge wa Mbazi. Niho hari itorero ry'Abangirikani. Nibyo yaje akora n'Abangirikani yaje yigisha. Mbese kuri wowe kujya muri US numvaga ari nta kibazo kirimo. Yari yumvaga ari nk'igena. Numvaga ngiye nko mu rugo. It was like I'm going home back. Numvaga ari mu rugo ahubwo mfite amatsiko nese buriya nzahasanga abagara frire. Ati ibisekuru byanyitse nzahura nabyo bikunze buranza babonaye. Okay, reka twikomereze rero urugendo rw'uburyo waje kugera muri US wakikiye hehe ugeze wakiriwe nande ese ubuzima wabutangiye gute? Ubwo nibwo naje rero gufata inteke yandi bita inyamarere. Inyamarere ubwo ni yandi nyine igendera mu bicu. Fly Emirate turagenda tugera i Dubai dufata ka pose. Mugera Abu Dhabi muri transit. Urarayo. Urabizi ko bashyira mu za benzine. Urari Dubai urakirongera ura flying. Werekeza US. Ubwo turongera rwose dufata sky. Turagenda paka ubwo nanjye amatsiko nje mu ndege. Ebana umva. Icyo rero yagenzeho pe yari moto n'ubwato. Ni modoka. Ni modoka ni modoka. Ariko mu Rwanda imodoka yagendagamo z'amatagisi. Wicara mu ndege. Ubwo mba nyicayemo. Fungura n'ikirahure agahinza yandeba ikirere numva afite amatsiko. Urabizi iri mu ndege hari akantu kabari imbere yawe kameze nka computer kakwereka map. Bakajya banyereka tugeze hano. Ubwo inyanja Atlantique turayitraversa rwose. Ticamo hagati. Urakomeza. Urabizi mu ndege hari mikoro bavuga bati tugeze hano. Noneho nangira kumva ngo turi Houston. Agaso umujyi Houston. Noneho uri mu ndege indege imanuka urabyumva. Ubwikuramo abagenzi. Ari n'umutipe ubwo nsuze n'umutipe muri Louisiana cyane twari twicaranye. Twakundanye. Uzi mu ndege wakicyo ushaka. Ambwa ati nibwo bwa mbere ni yes I'm coming from Africa. Nabaye nka ya filime y'aba black American people bakinnye bita ngo coming to America. To come back to America. Ya nareka iriya yo sinzi niba yari kiriya yo kwikomereza. Hanyuma mu ndege nibiki byagutunguye icyo gihe? Ikintu cyanunguye mu ndege natunguwe n'ubwiherero. Baze betese ko wakicyo kunga bakaguha undagafungura ugafungura amaherezo. Babwa ati none ndibaze se rwose bijyahi. Icyo cyo niyo masiko yari ifite. Ese indege iri mu kirere ibintu biri kujyahi. Kibi kibazo. Wumvaga kuri ku tumwanda ku bari hasi. Ngabaza se bose ndi kwanduza abantu. Bikambera ikibazo. Ageraje kubimenya nyuma ngeze muri Amerika nyine ngarira abantu agakubura mu ndege bigenda bite. Kibi kibazo ko bigenda gute. Umva nago nabyitayo ukadukikomereza. Washyikiye Houston? Ubwo mbagira Houston. Abavamo bavamo abajyamo bajyamo. Ubwo nagombaga kujya Phoenix.
muri Arizona ubwo Houston ni Texas kwa Obama Barack I salute him. Ngoma ye nibwo muri Amerika. Yari Barack Obama. The time I was there 2009. Barack Obama was not a president. Ariko he was in presidential ya kwamamaza. Yari mu inda kuba president. Inda kuba president. November 15. 15 kwa 11. Ubwo mba ngezeyo. Tariki y'amateka. Tariki y'amateka. Yeba 15 11 15 2009 almost. Noneho tugeze Felix mvamo. Ubwo nakiriwe na husband of my aunt. Yitwaga Ndagijimana Mathias nawe yari n'umunyarwanda nawe yize Butare na za Senegal yarahize. Ubu ngubu no RN ni ibishuri biga muri Amerika biri mu gashami ka medicine. Anyakira ku kibuga amahirwe nagize rero bazutese ufite akavarisi akwakiriye wumvaga bimeze bite wibaze rero nawe kugatese keza k'umukara nambaye n'agashati k'umweru cyane afite ikora shaho watebeje ikora ariko ryari rinini rikeba ijosi eba nakagozi n'agatese n'akavarisi n'agasura ariko ijisho ryarahiye ndikumva iyo film ubu ngubu nazanye freshire ubu nibwo wazanye freshire ubu mfite freshire icyo gihe reka icyo gihe itabi ryari yarabaye ryishe ako bazungu icyo bakundira ntabwo babyitaho bo bareba mu mutwe. Ubwo rero noneho nibwo naje aranyakira mbega amaze kunyakira ambwira ati rero umwiki ngiye buriya rero nkunda Heineken kuko ndarayinywaga yarahendaga ako niyo nzoga nanywaga buriya inaha tubayiguraga icyatanu muri foko bateri foko na ibise bayiguraga icyata cyawe aho bakuze ukanyura igihumbi za Somborero hose baba bakoze nkatwe. Somborero yari yihe? Somborero yari hafi ya Credo Hotel Credo hari baba twaramweraga ari Butare no hari hose mu cyarabuhora hose twaramweraga na Rwabayanga bakwakirije ka Heineken anyakiriza Heineken. Ubwo mba nikiranye n'abazungu kuri kontwari bandeba tasha ariko byaze bikunze umuntu ntago rwose ari ntago abo muri Amerika haranavuye ura gasura nyine baduhuye nari inyama nanjye nkarya ibijumba ntago umubira ubusa cyane ntago hari ibintu nko akaraba give je nkakaraba sante ubu nkarabye sante ugakaraba give ukisiga gikotoro nkisiga kerere ibintu bitandukanye akabiri karake kuryo niho navugisha vugisha n'umukobwa nkeye ni ibintu bitandukanye. Ese icyo gihe ntago nta gahunda yari yuko nka leta zunze ubumwe za Amerika zigomba kubakira mu buryo bwihariye nk'abantu bavuye mu bihugu bitandukanye mpuzamahanga green card no kubashyira mu mazu babageneye green card rero buriya ni ibintu biri tofauti na stati ya refugees. Iyo ufite green card bivuga yuko uba ufite umuntu uri prison charge yawe. Icyo bakora no kuguha ibyangombwa ukagira muri Amerika ukakirwa na wa muntu wakwitangiye. Umuntu wabaye igitambo cyawe wandi wakwitangiye niwe uri ansharije yawe. Ariko iyo uri stati ya refugees wakirwa na Amerika n'aba FBI bakajya no kuguha amazu inzu zo kubamo bakagwa nibizagutunga mu gihe uzaba ukibona akazi. Buriya stati iratandukanye. Green card isaba ngo ufite umuntu usangayo. Ubwo rero nanjye nubwo naje n'uburyo nagezeyo. Tunga ko gacupa nyine. Agacupa turakanywa. N'agatabi itabi ryaho pe nibuka cyane n'itabi bita Mariboro. Ni njyaga ndibona. Mariboro ni nka n'amatabi bita Star. Bijya kumera kimwe. Yes. Na za spoti. Ugeze muri US rero urumva ne umunsi wa mbere bakwakiriye banagushigure n'agacupa ariko bimwe mu bintu byagutangaje bitewe nuko wayitekerezaga. Ikintu cyanangaje cyambe nuko naje kugira muri nyendaho mu kabari nararebye nsanga nta bitandukanye no mu Rwanda gusa icyo nabonye gusa kara gafaranga inoti bo bakoresha amadolari akade gashya nuko nasanze ko iyo washiriwe hari ahantu uvoma inzoga hari ahantu hari nk'akadomoro
bakanda ukinywera agacupa z'ubuntu nicyo kintu nabonye cyanangaje ngo nta krize y'inzoga ihaba n'igihe haba krize y'inyota ntibaho kireka muri Afurika okay nuwashiriwe ntago inyote mwica hanyuma rero waje gukomeza ubuzima gute wenda duhiye ishusho yose muri rusange ubwo rero ubuzima bwakomeje ugeze muri Amerika ubwo yangejeje mu rugo ndabwibuka cyane Dafroza ndamusanga ari guteka aranyakira ubwo harashize imyaka ingayira ubwo nari naratandukanye nawe 94 ubwo nawe yarahunze nyine twarahunze tujya muri Kongo famille umuryango wanjye wose waragiye muri Kongo hari na bamwe baguyeyo abandi baraza baranabafunga babaze na genocide ariko nihanganisha imiryango yabuze ababo ubwo atese tindo bit andeba atese ubuzanywe itabi nuzukuntu ndikene nabwo yamaga tabi turanywa n'umugabo we Mathias turasangira tungatama n'agacupa anekira ibintu bita yaneki sinzi babyita ngo ikira abita urabona ibintu bita siriyu urabibona ubuntu ufata bwa siriyu ugashyira mu mata y'inshyushyu fata amasoko ukayashyushya n'ibiryo byo muri Amerika n'ibyo by'abazungu byacu ibiryo byanyu by'Abanyamerika ndaporeza bisanzwe burake amakagari ati gitembera umujyi ndatembera watembera okay watangiye gutembera amazi iminsi ngahe donc buke mu gitondo uwo munsi bwacyo mu gitondo ni gutembera umujyi ahantu hambere nagiye rero n'ahantu bita Pantera Club natembera agashaka rura akabari yeshakira akabari ubituga kuri Pantera Club bangwe kuri Pantera Club ninjiramo pe kagarenda gaparika ati umuntu abanje baraza gaparika amakebu uraparika bicycle Ntabwo yase bitwaye ifite agakashi kanye ifite akadolari kanye kizana pourquoi pas je ne peux pas entrer hano ninjiramo ikintu cya mbere nabonye abakobwa beza ekase kuva nabaho ndicara gutya ninywera agacupa nanywaga Heineken ariko icyo gihe habaga n'udutabi bitaga sport na twawide ngashyiramo n'akawide nyine ubwo niganje kawide se natwo baratugiraga mu kabari barara kibazo ariya ni free uri nywera akanywa ari yo bita spice akanywa cyane kakakuryoheraho kandyohera ubwo ndataha nimugoroba antatese kuje wasinze ugase siwe wayampaye ni natembereye umunsi wa kabiri ukurikiyeho ubwo nakinaga football none njya gutembera ahantu hari ikibuga bankubitanya n'abatipe muri Mexico nyine umupira umutipe ufite bitaga Regis yarankundaga twarakinaga kina defense ngakira kuri attack urubana navuye mu Rwanda nyina defense ngeze muri Amerika nyina attack bikenda nkatsi najyaga mu kiyoga mvamo sinzi bitego nibura 8 yes izina ry'Imana yari volleyball se simbizi jewe ntago natsindaga hejuru munsi bitego bitanu byabagaho kuri attack byanze bikunda ibitego 8 nabiterekaga mu kibuga bangu icece cya mbere cyaranyare bafite ibitego byanjye 4 cya 5 nanandikira amafaranga bayamaye kare ese wavugaga icyongereza neza ku buryo wabashaka icyo gihe akada namenye icyongereza ni cyagiye n'icyatora nyine kwirwanaho nyine avuga cyagiye cyo kwirwanaho ahubwo mbambaye inshuti ya Alexi anjyana ni wabo ndahamenya Alex yari umunyamerika yari from Mexico ariko aba muri Amerika mbega iwabo ari muri nyine urumva muri Amerika abantu bo muri Mexico ko muri Amerika na Mexico nibihugu nkagoma na Gisenyi abenshi baba bariyo kuko muri Amerika abenshi usangamo n'abanyamexicani bakora ibintu byerekera nibo bantu benshi bari bakora ibintu by'akazi buriya ubukungu bwa Amerika buriya bushingiye ku banyamexicani ko nibo bakora cyane kurusha abirabura ariko impamvu abirabura abanyene batagira akazi nyine hazamo na racisme haraba barapezanye ni competence life is a competence you know ubwo ntangira gukina n'umupira umupira ndawukina pe abanyamexicani ndabakinira bakandukiye nkabakinira n'abanyafrika nza guhura n'amakipe y'abanyaliberia nabo turamenyana ba Patrick muri Jamaica turamenyana abanyasudani ndi umusitari gutyo mbese wese ukomeza umwuga wo gukina ariko tante wanje icyo gihe mwari mukibana na tante tukibana ariko tante we akaba adashaka ko nyina football
agati football muri Amerika akumva ko jewe we yarafite ikibazo cyuko kuko nyina football bazajya bankoresha mu bwenge ariko nubundi kuko nakira football bwenge nyine bamaga bwenge nkabikoresha nyine nkanakina nyine ikibazo kikaba kuri tante avuga ati umwana wacu ko nduzi agiye kwangirika. Aba football akenshi hari abakoresha bwenge hari muri Amerika cyane football cyane no kubera iki biterwa n'iki ni American football cyangwa ntago ari kuvuga ntago ari ikibazo kirekeranye na football ahubwo umuco muri Amerika kuri bo bwenge ni nk'ibishyimbo ni nko kurya ibishyimbo cyangwa amateke ni ibintu bisanzwe kuko hari nibyo bita smoke shop kwa kwinjira ahantu banywera itabi cyabacomera nyina banywera itabi kishyura kanwa nkuko wakwinjira mu kabari ukagura agacupa naho rero harano nk'amabutike aba handitseho gusa smoke shop ubwo nanu winjira ukagura itabi ukicara nkuku ukicara ahantu mu kabingaro ukanywa agacupa agatabi kawe ukishyura uwawe ukigendera. Ikibujijwe muri Amerika ni ukurinywera mu muhanda cyangwa muri public ariko ahantu habugenewe barinywera iyo ugiye urarinywa nta kibazo ahubwo ikindi kibazo wenda no kurinywa rikaba ryakwica mu mutwe ugakora ibidakorwa ukaba against law iyo ba against law uba punished icyo gihe polisi iraguhana ya Amerika naho biba bimeze rero byose no kwigengesera ubwo rero uratubwira igihe waje kubana na tante ndetse ukazi n'igihe tugere kuri ya ngingo ukuntu waje kuba homeboy unatubwira gatuzimo bwo kuba homeless n'ukuntu waje kuba homeless ubuzima bwo kuba homeless hari muri Amerika buba bumeze bute kuko turaza no kugera no kuri cya gice ubwo igihugu gifata umwanzuro kavuga ati uyu muntu agaruke asubire mu gihugu kiwabo ubwo rero gusangiza urugendo rwose ubwo urumva tante twamaranye ikiro nibuka tante twamaranye nk'amezi 2 none kuko yakoraga n'umugabo wakora agiye nkirwa mu rugo akansigira amafaranga none naje guteka nkajya mbona ibyo kurya nkumva numva ibyo kurya ndavuga si ibintu kunumvaga n'ubundi nzaguma muri Amerika nzajya nirwa mu rugo ndya ariko adashaka ko ntembera bagashaka ngo ube mu rugo banza utuze mbanze ntuze ako gihe nibimbemo avuga ni byanze bikunze ndatembera ko nankwaga agacupa yamara kujya ku kazi n'umugabo yagiye ku kazi n'abana yabajyanye ku ishuri nanjye nkahita mfunga y'amarufungo nanjye nkahita ncomoka ku gacupa akaza agatasa 5 enyebere ani 20 ebere mu kabari abazungu tukaganira nyine nanjye nigira umujyi ariko cyane cyane ngakundana n'abanyamegsikani buri abanyigisha n'ike Espanyol buri yo too much Espanyol yo save comprendre too much Espanyol basuze mu Espanyol abantu mwabanye cerveza amigo aki I salute babwire ati ndasuye iwacu mu Rwanda ndasuye iwacu mu Rwanda in English and Spanish yo too much ajya bavuga revenir aki Rwanda amigo salute you Alejandro Eduardo Biki Biaka yo te llama como sava okay ariko in English I can say just for the USA people even if we are in these days but I hope we are together man we are together in spirit you know in mind talent man just when you sit down you go be humble don't sit down man just the best for me the best for you man you do for me not do for you you know what I'm saying man that's what I say man to everyone man you gotta see, I see you no you see me right okay no ubwo ariko icyongereza cyo muri US n'icyo mu Rwanda bifite no kuntu binatandukanye cyane tofauti according to the pronunciation yes when you speak English like you go in London it's a broken ubundi twigaga bavuga ngo hari icyo bita broken English because a broken English buriya ngo ubishyize mu Kinyarwanda bati nicyo nyiza gifunze but when we speak American English it's just a original language it comes from London man because for those who speak in English America it's not them none se muri Africa bavese bazi cyongewe nabaki n'abanyamerika bandi
abongereza arimo ariko aba ingredient n'abavuye mu Buhinde sinzi niba baba baravugaga icyongereza ariko abavuye mu cyane Amerika yakolonijwe n'Ubwongereza by the way niyo mpamvu that's why they speak English. Twihuse rero waje kugira imirimo urakora waje kuva ubwo byaje kuvaho ngira tatene rero n'ubuzima ntago twakomeza kubana zaje kugunirwa nguserereza ati sasa kodesha akazu ubwo mba ngiye muri apartment yanjye nayishyuraga turasasa ndabyibuka bahita kuri 44 cover apartment iri kuri Indian School nje ndahabona kuri 43 umwanda 13 Indian School Phoenix tukata kuri cover nje mpita mabona cyane uri kubyumva neza bateri iri hano bateri iri ku muhanda guri cyane mbega karaho hafi wari hafi y'akabari ya apartment hafi y'akabari irumvikana ubwo bahita bamudeshereza bamudeshereza bagukodeshereza watangiye kubona imirimo ukora cyangwa sinakora ahubwo tato yarahembwaga akanyishyurira inzu none arambwira ati ninjye kwiga none arambwira ati wajya kwiga icyongereza basi ndiga icyongereza icyo nigeze mu Rwanda muri premo nigyagize ahubwo ni wowe ntimbwira ikintu niga arambwira ati wowe njya kwiga ibintu bita nursing assistant nursing assistant itandukanye na infirmiere yo mu Rwanda abanyaburayi benshi cyangwa bakunze gukoresha cyangwa abantu bo mu assistance kwa kundi ugenda mu ngo assist abarwayi ubitaho nursing assistant nibyo bita caregiver caregiver ni ibintu wiga ukiga gutekinga care abantu bavukana uburwayi bw'ubumuga cyane cyane abantu baba bavuka bafite ibibazo byo mu mutwe bavukanye ubumuga ugasanga umuntu aravutse arakuze ntiyabasha kuvuga wenda ukuboko kwe gufite ibibazo ntiyabasha kwigaburira ntiyabasha kwikarabya kwiyambika kwisasira mbega urumva nta kintu kimwe abasha kwikorera ako kazi rero kabamo amafaranga menshi cyane iyo uzi ubwenge uragakora uragakora cyane waje kubyiga rero buraje kubyiga ariko nawe kubyiga byantwaye amezi nk'atanu kubera icyongereza ndabyiga ngira ngo ndabimenya ariko ishuri nizemo ni bahita kuri 16 Street Danirap ryari ishuri ry'abatipe muri Nigeria ni umudamu wabo yarashinze ariko yarabaye imbere nkuko nawe wakora ka business ashinga iryo shuri naye nkajya kwigamo akatwigisha nyine abantu bavuye hanze n'abazungu tukigana nza kumenyamo n'abazungu twiganagamo tuba n'inshuti ndabyuka cyane icyo gihe yampuje n'umudamu w'umufaransa turanakundana y'umuzungukazi w'umufaransa ariko amazina ye ntabwo ari kunza mutwe cyane gusa twaje gukundana turanabana byoroshye ariko nyine nkukanirefona tugatembera ubwo nza kubona iyo certificate nibwo naje kwaka akazi mfite akagare kakagari kawe baguhaye kigafite reka da akorwaho nera kiore nari naje kugura irindi naguze amadolari 120 ry'abanyamerika ry'umukara hari amagare muri Amerika ugendaho weme kugira ngo uri nko mu ntebe ayo kugenda inyonga ry'abanyamerika nakora ufite wajyana ko ragendagaho utangiye akazi rero nangira akazi hari mu mwaka wari umaze igihe kingana iki hari 2010 nko mu kwezi kwa 8 kwa 9 bumva amezi 8 nangiye akazi kazi ndagakora natangire muri company bitaga CPS company manager wanjye yari bamwitaga Yoranda ariko nawe yakaba iwabo ari muri Mexico ariko aba muri Amerika gusa afite ubwenegihugu bwa Amerika ariko iwabo yaravukiye muri Mexico ko muri Amerika uko turi wasanga abanyamerika nabo benshi cyane muri Amerika kurusha birabura nibo bari competitive cyane kurusha abandi birumvikana ni hafi yawo icyo gihe income yabaga ihagaze gute income ubwo nuvuga ngo nahembwaga amadolari 8 ku isaha parawa I paid $8 per hour and I work for 8 hours for a day. It goes to 40 days in a week. From Monday to Friday it was 40 hours. And multiply by 80 urumva harimo gaciri by 4 harimo ubuceri butubutse bamekaga $600 kwa gatanu kwa mbere kwa gatanu nahembwa sheke my sheke yari $600
n'uduceri turenga kwa gatanu buri wa gatanu baraguhemba agasheki kaba kariho uri muri apartment sa 50 apartment ya 35 ubwo ngasira 600 ubwo urumva oya muri ku kwezi wishyuraga apartment ya 35 kandi uhembwa 6 muri wiki umwe ubwo urumva wari uhagaze neza namaze neza ubwo nza gutekereza naje kujya gusenga ndavuga ni ibintu ndimo kambivemo reka njye mu rusengero by'inzoga n'itabi mbireke ndeka itabi n'inzoga ko nene narabatijwe hano mu Rwanda kwitaba ubu ngubu mbona ndi umuporo mu mazi menshi cyane nagezemo ndabatizwa pastor yanshyize ibiganza ubu ndakijijwe cyane rwose ndi clean ubwo rero nibwo uza kwigira inama ujya mu rusengero kugira ngo ureke ko washyira ku murongo ubuzima bwawe njya mu rusengero gize n'amahirwe asanga usirwa abanyamerika b'abazungu baranankunda barwita Kenewo Church Apostolic Kenewo Church ni urusengero ruba muri Amerika ariko Kenewo itandukanye na Newo ko hari abanewo hari n'abakenewo je nabaga muri Kenewo pastor wanjye musuze cyane salute you Jeff Skill na Maid mbasuze cyane aba David n'aba Wade bose mbasuze noneho shaka ikintu nakora mu rusengero ubwo bwari bujye kugira ngo nirinde ugabanya wa mwanya kujyanaga mu bibazo ujyane mu rusengero shire gahunda mbega mfata umutwe ngushyire kuri gahunda ubwo nibwo nasengaga nyine ndabwa nigenza ajya muri korali noneho nshaka gutangira kwiga ibintu bya gitari no kuvuza ingoma barambwira ati hoya bati wivuza ingoma na gitari barebye gitari babona ari ukuntu nyikora bakabona ndabibona barebe ingoma bakabona nabwo ari ukuntu mugerageza nka Bob Marley bati hari akantu bampaye ukoresha iyo bacuranga ukajya ugakubita urabona abarokore hari akantu bagira niba ari ipendo bagashyiramo utuntu bari imicanga sinzi bagacugusa no muri Amerika bafite akantu bakoze ko mu cyuma wowe ucugusa hari utuntu twikubitaho gutya noneho kakajya kagendana na beat n'injyana yaba bacuranze na piano ubwo niwo murimo nakora niyo service nakoraga mu rusengero bananyigisha gutera amarangi ibintu by'ubwubatsi Uza service z'urusengero nazo se nakoragamo ubwo nanjye ninjira mu rusengero ku buryo na pasteri iyo twajyaga gusenga mbere ko pasteri yigisha ndi mu bantu twajya mu mwiherero tugasenga ibaze nkanjye turi kumwe bazo ati uwo mupasteri wafataga tindo bakajya gusenga ngo basengera abantu ubwo umwuka wera ifite wari ubu ubwo naye nicyo cyozo sigara nibaza okay tubwire abo mwiherero mwagiraga waba mu masengesho ameze gute ubwo mbere ko service iba nyine iyo twarabazaga nka pasteri nanjye n'undi muntu umwe